Icyo twagaragaje umugoroba ni ukwerekana uburyo ikoranabuhanga rishobora gufasha mu kunoza serivisi za leta. Hari uburyo rero bwinshi butandukanye. Uriya wabaye wa mbere yerekanye uburyo abaturage bashobora kugaragaza ibitagenze neza. Complaints ntabwo ari igisubizo ku byerekeye gutanga serivisi, ahubwo ni igisubizo kwerekana abaturage bashoboye kwerekana ibitagenda kugira ngo bishobore kuba byakosorwa. Ubwo ni uburyo bumwe gusa. Hari abandi bavuze bati twashaka uburyo hahandi bajyaga bashyira udupapuro dusimburwa n'ikoranabuhanga. Abandi bati twashaka uburyo abanyarwanda bajya bamenyeshwa serivisi ziriho n'ibisabwa kugira ngo umuntu abone izo serivisi. Ntabwo rero solution imwe yatanzwe n'umwe muri bariya batsinze ihagije kugira ngo ikemure ibibazo byose biri mu gutanga serivisi inoze, ariko icyo tunavuga no kuvuga ngo reka twe kureba no ku bibazo gusa, turebe ngo iri koranabuhanga ryafasha rite na yahe mahirwe arimo kugira ngo ikoranabuhanga rikoreshwe mu gutanga serivisi zinoze kurushaho, ndetse na serivisi dutangire dutekereze na serivisi zakenerwa mu minsi iri imbere ubwo abanyarwanda bose bazaba bamaze kuba bafite ikoranabuhanga. Aha rero twavuga ko ni umusingi uhagije twakubakiraho kugira ngo dutangire mu by'ukuri dutekereze. Nta mpamvu yo kugira ngo umuntu ahaguruka aho yarari ngo agiye gusaba serivisi cyangwa agiye kuyisaba umuntu noneho ibone nkaho ari impuhwe amugiriye. Ikoranabuhanga uyu munsi riratwemerera gufata serivisi hafi ya zose, ukaba wabona serivisi yawe utiriwe ujya kureba umuntu uwo ari we wese. Bisaba ibikoresho, bisaba ko umuntu azi gukoresha ikoranabuhanga, ariko hariho n'ingamba kugira ngo n'abadafite ibyo bikoresho n'abadafite ubwo bumenyi nabo bashobore kubona serivisi nziza kandi yose.